Ni Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri ino nkuru yo mu karere ka Rusizi aho umugabo wibanaga mu nzu yasanzwe yapfuye. Umugabo witwaga Rubagumya Pacome w'imyaka 53 wibanaga mu nzu mu karere ka Rusizi mu murenge wa Kamembe yasanzwemo yapfuye nyuma yo kumara iminsi atagaragara. Ni urupfu bitazwi neza igihe rwabereye, gusa umurambo wa nyakwigendera wabonywe ku itariki ya 2 Gashyantare 2025 nyuma y'uko abaturanyi be bagize amakenga kubera kumara iminsi batamubona. Bikekwa ko nyakwigendera yabahitanywe n'uburwayi yari asanzwe afite. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihundwe Ingabire Joyeuse yahamirije BTN by'urwo rupfu ndetse avuga ko n'iperereza ryatangiye ngo hamenyekane ukuri ku cyaruteye. Ati ku cyumweru saa 4 z'amanywa nibwo twahawe amakuru n'umuyobozi w'akagari ka Ruganda ko Rubagumya wabaga mu nzu twubakiye ngo agire ubuzima bwiza batakimubona. Abaturanyi barahageze ngo barebe ko ahari koko, ariko yari amaze iminsi arwaye, bakomanze babura umuntu bakingurira. Nyuma baciye idirishya ngo bamenye ikibazo yaba yaragize, basanga arambaraye ku gitanda yarapfuye. Ingabire yakomeje avuga ko umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa ku bitaro bya Gihundwe i Rusizi ngo ukorerwe isuzuma, mu gihe inzego zibishinzwe zahise zitangira iperereza ryimbitse ngo hamenyekane icyamuhitanye. Uwo muyobozi kandi yamoneyeho gusaba abaturage kwirinda kuba mu nzu bonyine, by'umwihariko mu gihe umuntu arwaye, kuko bikekwa ko urupfu rw'uwo mugabo rwagizwemo uruhare no kuba yarabuze umuntu umuba hafi ngo abe yamujyana kumuvuza. Reka tuve aho ngaho twerekeze mu karere ka Karongi aho abantu 42 bafatiwe mu ngo basengera ahatemewe. Abagera kuri 42 batawe muri yombi nyuma yo gusangwa mu ngo ebyiri z'abaturage basenga mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu mirenge ya Mutuntu ndetse na Murambi ho ni mu karere ka Karongi. Ubuyobozi bw'akarere ka Karongi bwemeza ko abafashwe basanzwe basengera mu madini atandukanye, bakaba banyuranyije n'amabwiriza yo gusengera mu nsengero zemewe. Bakaba umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mutuntu Ntaganda Wilson yavuze ko abafatiye mu murenge ayobora basanzwe mu rugo rw'umukecuru w'imyaka 63 ahagana saa 4 z'ijoro, bakaba bari basuye uruganiriro aho babyinaga. Yakomeje ahamya ko iyi ari inshuro ya kabiri abantu bari basanzwe mu rugo rw'uwo muturage basengera mu buryo bunyuranyije n'amabwiriza yashyiriweho kwirinda gusengera ahashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Ati ni abantu basengera ubusanzwe mu madini n'amatorero atandukanye, nicyo cyanaduteye urujijo kuko bamwe ni abagatolika, abandi ni abadivantiste, hakaba n'abaporoso. Kwikora bagasengera ahantu nk'aho nta rwego rubizi twabibonyemo ikibazo, kandi umurongo w'imisengere nyakubahwa Perezida wa Repubulika yarawutanze ko abasenga bakwiye gusengera ahemewe hatashyira ubuzima bwabo mu kaga. Avuga ko uwo mukecuru ubwa mbere yafatanywe abantu bavugaga ko basengera iwe, ahamagazwa mu nteko y'abaturage asaba imbabazi, avuga ko atazongera. Yahamije ko batazi uburyo yafashe abo bantu akabagurura iwe mu ngo bakasengera, azi ko ari inzu abanamo n'abo mu muryango we, nayo bigaragara ko ari nto ku buryo idashobora kwakira abantu benshi. Yavuze ko bakomeza gukangurira abaturage gusengera mu nsengero zemewe n'amategeko. Yavuze kandi ko abasengera ahandi nko muri izo nzu z'abaturage, ubuvumo mu mashyamba, imisozi n'ahandi bita mu butayu bazajya bahanwa n'amategeko. Umuturage mu murenge wa Murambi nawe yabwiye Imvaho Nshya ko hari abafatiwe mu rugo rw'umuturage basenga, we na bagenzi be bagatanga amakuru yatumye bafatwa. Ati basenga nijoro bagasakuriza abandi baturage baba bashaka kuruhuka, ntuba wababuza kuko baba basakuza cyane kandi utanamenya uwo uhamagara ngo bacecekeshe, ari nayo mpamvu twatanze amakuru yatumye bafatwa ngo bihanizwe.
tariki ya 21 Mutarama 2025 nanone polisi y'igihugu yerekanye abafatiwe mu karere ka Nyamasheke nabo basengera hatemewe n'amategeko. Umuvugizi wa polisi y'igihugu mu ntara y'Uburengerazuba SP Karekezi Twizere Bonaventure yagize ati nibyo mu karere ka Karongi mu murenge wa Mutuntu na Murambi abantu 42 bafashwe basengera mu rugo mu ngo ebyiri ziri mu duce dutandukanye bakomoka mu madini atandukanye banafite imyemerere itandukanye. Yakomeje agira ati mu Rwanda uburenganzira bwo gusenga buremewe kandi burengerwa n'amategeko. Icyakora gusengera hatemewe n'amategeko nko mu buvumo cyangwa mu nzu z'abantu batabifitiye uburenganzira binyuranyije n'amabwiriza agenga imikoreshereze y'insengero. Yavuze ko ibikorwa nk'ibi bishobora kugira ingaruka ku mutekano, uburenganzira bw'abandi bikanabangamira gahunda rusange z'igihugu, ari nayo mpamvu inzego zibishinzwe zisaba abantu bose kubahiriza imikorere y'amadini n'amatorero. Avuga ko abasengera hatemewe bazafatirwa ibihano bikwiye kuko kubahiriza amategeko ari inshingano ya buri wese. Reka dusoreze n'ubundi mu karere ka Nyamasheke ni mu ntara y'Uburengerazuba aho abanyeshuri bakekwaho kwiba bagenzi babo imyenda. Biratangaje mu by'ukuri, gusa ibi bintu ntabwo zaziheruka. Ibyo ikora Fabrice w'imyaka 18 na Tuyizere Noel w'imyaka 20 ndetse na Nsabimana Joseph w'imyaka 23 biga mu ishuri rya APK Complex School riri mu mudugudu wa Mutusa akagari ka Rwesero umurenge wa Kagano akarere ka Nyamasheke bataye muri yombi nyuma yo gufatanwa imyenda ya bagenzi babo bari bibye. Umwe mu bakozi b'iri shuri wahamagaye Imvaho Nshya yabwiye ko ubusanzwe ari ishuri ryigisha amasomo y'imyuga y'igihe kigufi cy'umwaka umwe rikagira abanyeshuri bataha n'abarara. Ati bariya basore bigaga barara mu kigo baza gutangira kugaragarwaho n'ingeso mbi z'ubusinzi ndetse no kunywa itabi. Ubuyobozi bwahamagaye ababyeyi babo bakavuga ko bisubiyeho, ababyeyi bataha abana bagasubira muri za ngeso kugeza ubwo ishuri ribafatiye umwanzuro w'uko bajya biga baba hanze y'ikigo. Ati baragiye bakodesha inzu hafi y'ishuri aho kureka ingeso zabateye kwiga baba hanze y'ishuri barazikomeza bongeraho n'iy'ubujura. Baza mu kigo mu saa 5 y'ijoro bacunga umuzamu kuko ishuri ritazitiye, bajya aho abakobwa barara banura imyenda bari bameshe bayiraza hanze ikijojoba amazi, bayishyira mu gikapu barayitwara bayibitsa ku rugo baturanye. Baza gufatwa ubu barafunze. Ibindi bizwi n'ubuyobozi bw'ishuri. Umuyobozi w'iri shuri Sindayiheba Mpumuje Tresfori avuga ko imyitwarire mibi bari bayifite biga baba mu kigo yo gucika bakajya mu tubari bakagaruka basinze banumvikanaho itabi babaga banyoye byaje kugeraho birenga igipimo kugeza naho bari basigaye banazana inzoga mu kigo nijoro. Avuga ko ubuyobozi bwabagoragoje biranga bunahamagara ababyeyi babo inshuro 3 zose bashyiraho akabo. Abana basaba imbabazi banandika amabaruwa ko nibongera gucika ikigo bazirukanwa burundu. Akavuga ariko ko ubuyobozi bwakomezaga kubagoragoza bwanga kubafatira ibihano byabaviramo kwirukanwa kugira ngo burebe ko umwaka washira kuko n'ubundi bigaga basa naho batiga. Akomeza avuga ko ku bufatanye n'ababyeyi babo n'abandi babyeyi baharerera mu nama bagiye bakora baganirizwa imyitwarire y'aba batatu, hafashwe icyemezo ko bakwiga baba hanze y'ishuri baza kujya gucumbika hafi yaryo, ariko n'undi bakiga nabi baza bakerewe n'ubundi bagasiba. Ati ubwo hajemo ko abanyeshuri bagenzi babo batangira kubura imyenda n'inkweto buhoro buhoro, tweyoberwa ababyiba. Abazamu bakavuga ko baba bacunze neza nta winjira ngo yibe, dutangira kubigenzura. Akomeza agira ati gufatwa kwabo binjiye mu kigo mu saa 5 z'ijoro kuko ishuri ritazitiye bacunga abazamu barinjira. Animatrice arababona agira ngo ni abazamu bari mu kazi, arongera araryama. Binjira mu gice cy'abakobwa bararamo batwara imyenda yari yanitse hanze bayishyira mu gikapu, imwe ikijejeta amazi barayijyana. Mu gitondo abakobwa babyutse bashaka imyenda barayibura. Bakibaza umuzamu ukuntu iyo myenda yabuze.
hakinakorwa iperereza ry'uburyo yaba yagiyemo. Umwe muri aba basore aza kureba Animatrice amubwira ko bagenzi be babiri baraye baje kwiba imyenda y'abakobwa nijoro bakayitwara mu gikapu bakayibitsa ku muturanyi wabo. Ati twarakurikiranye tuyifatira aho yatubwiye, inkuru imaze gukwira dukeka ko bishobora kuducika babimenye. Animatrice ajyayo ababwira kuza mu kigo bagasaba abo bibye imbabazi ko nta kibazo. Baremeye baraza, bahageze batangira gushinjwa n'uwo mugenzi wabo wabatanzeho amakuru ko bari kumwe bose. Duhamagara inzego z'umutekano zirabatwara. Avuga ko bari gukurikiranwa ngo n'ibindi bikoresho by'abanyeshuri byibwe bavuge niba ari bo babyibye naho babishyize. Ishuri rikaba ryafashe ingamba zo kurushaho gukaza umutekano kuko bigaragara ko habayeho n'uburangare bw'abazamu. Muri izo ngamba uwo muyobozi avuga ko zirimo gushaka abazamu b'umwuga boherejwe n'amakampani zibishinzwe no gushyiraho kamera z'umutekano kugira ngo ubujura nk'ubwo burandurwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagano Uwimana Damas agaha ingeso mbi z'ubujura z'aba bana, agasaba urubyiruko kudapfusha ubusa imbaraga zarwo mu bikorwa nk'ibi bitaruteza imbere. Ati tunasaba ababyeyi kujya bakomeza gukurikirana imyigire y'abana babo ku mashuri, babona hari ibitagenda neza bakaba banatanga amakuru mu zindi nzego zikabafasha kubaganiriza kugira ngo ingeso mbi nk'izo zikumirwe kuko zangiza ejo hazaza h'urubyiruko, ingaruka zikanagera ku babyeyi bariha ibyo batazi uburyo byangijwe. Yanasabye abanyeshuri kujya bahita batanga amakuru ku gihe babonye ikibazo, haba kuri bagenzi babo cyangwa abandi, kugira ngo ingamba zo kugikemura zifatwe kare. Nangaha dusoreje amakuru twari twabateguriye. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane, tubibutsa kugira ngo mukande subscribe kugira ngo mutazajya mucikwa n'amakuru agezweho, ko iyo wakanda subscribe iyo hari ikiganiro gishyashya cyangwa se amakuru mashyashya agezweho bahita baguhereza notification ikumenyesha. Mukomeze mugire ibihe byiza, bye.